turimo, tukabaho ariko tutari inkurikizi mu by'Imana, ahubwo tukaba tuzi neza aya magambo ngiye gusoma aya ariyo, kugira ngo turebe mu rwa mbere rwa Petero igice cyawo cya gatatu umurongo waho wa 8. Ndasoma, haranditse ngo bisigaye mwese muhuze umutima mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe, mugirirane imbabazi, mwicishe bugufi imitima, ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha, kuko ari byo mwahamagariwe, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya, kandi azibukira ibibi akora ibyiza, ashaka amahoro yakurikire kugira ngo yashyikire, kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Mbega ubuzima bubi! Buriya inkozi z'ibibi zihora Imana iri kubareba igitsure, naho abakora ibyiza bagahora bari kurebwa neza, bishimiwe, bakenewe. Imana ibagenderera igitondo n'ikigoroba, mu nzira hose bagenda, ibizi ko bifite ubutunzi bwabo bw'igiciro cyinshi, yarangiza ikabakunda. Noneho ibyo muri Petero igice cyaho n'ubundi cya kabiri, rwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu, haranditse ngo umwami Imana ntitse isezerano ryayo kuko bamwe batekereza no mu 9, kuko bamwe batekereza kuri tsinza, ahubwo twihanganira idashaka ko hagira n'umurimbuka, aho gushaka bose bakira abihana. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho, nuko ibyo byose bizayenga. Bityo yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu. Uyu murongo wa 11 mu guzirikana neza. Mbega ukuntu niba ari uko bimeze, dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu. Twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'umwami, tugatebutsa umunsi w'umwami. Mbega ukuntu dukwiriye kubabera. Ahangaha muri uko kubabera, mu gitabo cyitwa intekerezo umuco n'ubumuntu cya mbere, paje 200, icyigisho ni paje 200, ni icyigisho kivuga kwiyubaha. Reka ne kukirambanyaho cyane, ni icyigisho cya 28, kugira ngo nibura buri wese abashe kumva ibisabwa n'ibibuzwa kugira ngo tujye tubaho ariko tunazi n'ibisabwa. Haranditse hagira hati, paje yacyo ya 661, haranditse ngo niba dushaka gukorera abantu ibyiza tuzagera ku ntsinzi ari uko badusomyemo kubagirira icyizere no kubaha agaciro. Iyo umuntu umukoreye icyiza, ushobora kumukorera icyiza ariko ari kumusuzugura, ngo ngwino urye se, akira ngo ariko namwe muriho nabi, ngo ngibi 5 muzagurira abana, ngo niwongera no konage kurara ngo uramenye ntibatazaburara, ngo uyuza ngo nawe nta kundi byarakwangiye. Oye, ntaburuko. Umuntu agomba kubanza yagusomamo ko umuhaye umukunze, umuhaye umushaka, umuhaye umuzirikanye, umuhaye umushakira ibyiza, umuhaye ushaka ko yubahwa, ko nabagira icyubahiro. Ndetse bamwe na bamwe mu duhaye dukunda, mu duhaye tubakunda, nta mwotsi yatubwira abandi nicyo tubakoreye, kugira ngo nibura uko biri kose nabo bareba bavuge bati nawe ni wabyigishijeho. Rero kubw'ibyo niyo mpamvu agaciro tuzagaragariza umutima w'umuntu uri ku rugamba, nibwo buryo bwizewe muri Kristo bwo kuvugurura kwiyubaha umuntu yazimije. Umuntu yazimije kwiyubaha, kwiha agaciro, kuzirikana. Iyo ubonye ukabona bari gusinda, ukabona bari guhana mu nzira, ukabona bambaye ubusa, nuko umuntu yajimije kwiyubaha. Yajimije kwiyubaha nicyo bituma gutukana mu nzira ntibimugora, gutukana mu modoka ntibimugora, kwimana mu rugo ntibimugora, guhagika be ntibimugora, kuko umuntu yajimije kwiyubaha. Ubwo rero kwiyubaha kwaramucitse, kuragenda kurazimangana, kumugarurira birasaba ibintu byinshi cyane. Ikinyabupfura nyacyo ntikigirwa mu kubahiriza amategeko y'imigenzo. Ntabwo umuntu ugiye kugambirira kuba imfura ajya abanza yagenda ku migenzo gusa ngo yifumbate mu mutima hatifumbase, ahubwo abantu bamwe muhura nabo bashobora kuba ari inkaka cyangwa batagira urugwiro, ariko ntibikakutere nawe kubura urugwiro. N'abantu babi, n'abantu bavuga nabi, n'abantu bifata nabi, uzabagira urugwiro. Uzagira umutima mwiza, uzagira imigambi myiza, uzabubashye, bo biyandagaze ariko wowe kubandagaza, biyandagaze wowe kwiyandagaza, biyandagaze ariko be kukwanduza.
niyo mpamvu ushaka ko abandi bamwubaha akwiriye kwirinda gukomeretsa icyubahiro cy'abandi nta mpamvu. Niba ushaka ko abandi bakubaha nawe we kuzajya upfa kubandagaza ngo upfe kubabwira amagambo mabi, icyubahiro cyabo ntukacyandagaze, ntukaganure ibyabo bakoze mu gihe cyashize ubwira abatabizi. Hari abantu bahindutse, ari uhuye na Pawulo uhuye na Sawuli agiye kwica abizera i Damasiko, ntabwo wamenya ko ari we Pawulo wa wundi n'ubundi bazaca umutwe nawe bazica, ntabwo wabimenya. Niyo mpamvu ntukajya uheba abantu, jya uzirikana abantu, jya ubakunda, jya ubifuriza ibyiza, jya ubabikira ibanga, jya ubitaho, jya ubazirikana, jya ushaka yuko bamererwa neza bagira icyubahiro nk'icyo nawe ukeneye. Niyo mpamvu ushaka ko abandi bamwubaha akwiriye kwirinda gukomeretsa icyubahiro cy'abandi nta mpamvu. Iryo tegeko rigomba gukurikizwa mu buryo budakebakeba, haba imbere y'abantu bafite ubwenge buke cyangwa n'imbere y'abakora ibyaha biteye isoni. Ntabwo muzi imigambi Imana ifitiye abo bantu basa n'abadatanze icyizere. Ni ukuri hariho abantu baba batari batanze icyizere ariko bakazongera kugira icyizere. Ndagira ngo aho ntabwo mbatinda. Yari ingingo ya 4, tugomba gukunda ya gatandatu yitwa gukunda ijuru. Ndongera nsubire muri za ngingo. Urugendo rw'umutima ushaka kwezwa ubanza gukunda Imana, 2 ugakunda amahame, 3 ugakunda abantu, 4 ugakunda inshingano zera, 5 ugakunda kwezwa, 6 ugakunda ijuru, noneho 7 ugatinya urubanza rw'Imana. Kuko ariyo nayo ngingo iri buse naho turi bwagure cyane kandi ari nayo turi busozerezeho, buri wese n'uri kuza nyuma agerageza kuyitaho cyane. Tugomba gutinya urubanza rw'Imana. Impamvu kamwumve mu Baheburayo igice cyaho cya 4 harimo aya magambo agira ati, abantu babyumva babizirikana, bazi neza mbese gutinda ku murongo w'Imana. Haranditse agira ngo nuko rero tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikira icyitegererezo cya babandi cyo kutumvira. Abantu benshi cyane bagifite intege nke, bafite urujijo, bafite ubwenge buke, batahindutse, bakunda kwitwaza kugwa kw'abandi, gucogora kwabo, guhakana kwabo, nabo bakemera bagacika intege, tugakurikiza icyitegererezo cya babandi cyo kutumvira. Ntabwo byemerewe. Impamvu kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, ni rizima, rifite imbaraga kandi rikagira n'ubugi kuruta inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane ku bazi siyanse. Ni ukuvuga ngo amaraso twebwe tuyabonye ari burine, tuyabona ari ikintu kijimye. Tubirya ibiryo bikavangwa mu indurwe mu gifu, mu kanwa bikavangwa mu indurwe mu gifu, bikagenda bikagera mu mara mato, bigatangira kuba ikintu cy'amaraso ariko atabeshaho, noneho akagenda akazagera mu mwijima kugeza ubwo azajya mu mutima akavangwa n'umwuka duhumeka, oxygene. Iyo amaze kuvangwa mu mwuka niho atukura. Iyo amaze gutukura niho yubaka, niho asanura, niho atanga ubugingo, niho atanga imbaraga. Hari uko amaze kubona umwuka. Noneho muri yo kuyavangura ngo niba yakuzanira icyo gitonyanga cyangwa litiro cyangwa se isese cyangwa se ibyo ubikuremo wa mwuka wivanzemo, ntabwo byagushobokera. None Imana yari kwirabishoboye, yashobora kuvangura umwuka n'ubugingo. Niyo mpamvu kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro. Yarangiza umusokoro nawo ubamo, Imana yamye kuvuga ngo urakamye, ingingo zigiye kurwara, niwongerwemo zikire. Imana irabizi cyane. Icyo gituma abantu benshi bazi urubanza barayitinya cyane. Kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ubugingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Kuko impimbye iyi ndirimbo, kuko imbwirije iki kibwiriza, kuko ngiye muri iyi korari, kubera ko impitinyemo iyi myemerere. Ibyo byose Imana yibangukira kumenya n'iby'umutima wibwira. Kuriya babagore igihe bageraga imbere ya Salomo, imbere y'Imana yo yari izi nyir'umwana, ntabwo yari kubaririza, ariko abantu bo byari byabayobeye. Niyo mpamvu Salomo wari warize psychology yarazi ko umuntu arwanira ibitari ibye nuko aganirira ibye.
imbaraga ashyira mu kurwanirira ibye n'izo agabanya mu kurwanirira ibitari ibye, byamufashaga neza kwemera neza, kumenya uko yifata igihe ibintu bitameze neza. Niyo mpamvu yabwiye ba bagore aravuga ati rero ngiye kubagerageresha gucamo umwana kabiri, nubwo atari ryo mugambi, burya si wo mugambi yari afite. Ntabwo umugambi wo kugabanya umwana umwe ngo babiri, nawe ntiyari umusazi, ntiyarayobewe ko wenda batenda kumugabana, ahubwo kwari ugupima ibitekerezo bya nyir'umwana n'utari nyir'umwana. Arangije avuga ati munzanire inkota, umwana mucemo kabiri, yarangiza umwe ajyana igice kimwe n'undi ajyana ikindi. Nta nubwo yavuze ngo umwe azajyanikiriho umutwe undi azajyanikiriho amaguru, ubiye navuze ati buri umwe ajyana kimwe n'undi ajyana ikindi. Nuko ati murabyumva mute? Wa wundi utari nyir'umwana ati data twese tumubure. Wa wundi wowe atoya, ahubwo mureke abe muzima, we kumucamo amujyane ariko abeho. Ubwo cyari ikimenyetso cya nyir'umuntu. Uko niko bimera iyo umuntu arwanira ibye, ashyiramo imbaraga ze zose mu bwenge bwose. Niyo mpamvu Imana rero yari ibizi. Niyo mpamvu ku murongo wa 12 aravuze ngo oya, ku murongo wa kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Iyo ni ijambo ry'Imana. 13 nta cyarimo kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuriwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Byose bitwikuriwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Abantu bagutsindishiriza neza, ukuburanya kurusha ukuri akabura ingingo, ukagira ingingo ari wowe uri mu binyoma, abantu bakabona ari wowe utsinze, ariko imbere y'Imana ikavuga ngo ya uriya yabuze ingingo ariko ni uri mu kuri. Rero kubw'ibyo nicyo gituma mubwiriza igice cyaho cya cya 12 hatubwira impamvu tugomba gutinya urubanza, kuko ushaka kwezwa buri gihe abanza kureba mu b'Imana inzite imbonite kandi imbonite. Noneho mu gice cya 12 mu murongo wa 13 haranditse na 14 haranditse ngo niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, ubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. 14 kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Abantu batinya Imana bagomba no gutegereza ko umunsi umwe ibyaho bizagira mu rubanza, n'ibishwe byose bizaza. Niyo mpamvu nta wundi ubizi, ariko Imana yo yarize uko Dawidi yabikenje. Niyo mpamvu habayeho kwiga neza no gusobanukirwa byadufasha tukamenya neza ko muri ubu buzima bwa none dukeneye Imana nyamana, tugakenera kwezwa, ariko kugizwe n'ibyo bintu tugiye kureba ngo nibura mu mwanya usigaye utari munini cyane tube turangije. Ingingo ya mbere ni ugukunda Imana, umuntu ushaka kwezwa nuko bigenda. Iya kabiri ni ugukunda amahame. Iya gatatu ni ugukunda abantu. Iya kane ni ugukunda inshingano zera. Iya gatanu ni ugukunda kwezwa. Iya gatandatu ni ugukunda ijuru. Iya karindwi ni ugutinya urubanza rw'Imana. Rero reka turebe ikindi twakora mu gihe dushaka gukosora. Hari intambwe abantu batera iyo bamaze kugera ahantu hakomeye, ngo barebe icyo bakora, uko umuntu yakwitsinda, uko umuntu yakwigeza ku bikwiriye. Haravuze ngo ni intambwe 12 z'umuntu ushaka gutsinda icyo ari cyo cyose, ariko cyane cyane hano ho bari babuze inzoga. Mu gitabo cyitwa Esprit Positif page 133 haranditse ngo ingingo ya mbere yo gushobora gutsinda ibyakunaniye, haravuze ngo nous admettons que nous n'avons pas la force de vaincre notre dépendance. Ubanza kwemera mu mutima wawe uti nge sinirigwa nihara, ntabwo nashobora kwitegeka, nshobore kwitsinda, nshobore kwiyobora ku byangiza imbata. Ubu bigatuma ushaka Imana. Iyo ni ingingo ya mbere. Umuntu ushaka gutsinda abanza kwemera ko muri yo hatarimo imbaraga yagera ku ntsinzi, ahubwo ko imbaraga ibitsa ahandi. Ubwo bakavuga ati nshobora byose na Kristo umpa imbaraga. Ingingo ya kabiri igaragaza ko umuntu agana ku ntsinzi kandi neza. Nous arrivons à la conviction qu'il y a une puissance supérieure à nous qui a la capacité de restaurer notre santé. Tubanza kwemera mu mitima yacu tukemezwa ko hari imbaraga isumbi yacu ifite ubushobozi burenze ubwacu, yavugurura imibereho yacu.
kavuga uti iyo mana muri njye harimo imana isumba njyewe, isumba ubushobozi n'imigamba zanjye, imyanzuro, abansengera, ingamba nakwifatira ubushake mbifitemo, ariko hariho imbaraga zirenzaho zamfasha kubivamo. Uteye intambwe ya kabiri yo kumenya ko hariho indi mbaraga aba yimutse neza cyane. Ku ngingo ya gatatu, nous décidons de soumettre notre volonté et notre existence à l'attention de Dieu. Dufata umwanzuro yuko tugiye kugandukira ngo gutuma ubushake bwacu no kubaho kwacu tubiragiza Imana. Ubushake bwacu, amakenga yacu tubiragiza Imana, quelle que soit la façon dont chacun comprend ce que Dieu. Uhakurikije uko buri wese yumva Imana kwe. Ngo ntabwo Imana tuyumva kimwe. Bamwe bayitinya bageze mu rusengero kibomba, ariko ukabona arifumbase, ndetse n'abandi bakamwandikira ko ngo Imana iri mu rusengero rwayo rwera, isi yose iturize imbere. Mbese igihe ari hanze yamaze gutera intambwe, ubwo abageze aho Imana itaba. Ahubwo Imana umuntu wese afite uko ayizi, ariko ntiri kure y'umuntu wese, kuko ari muri yo dufite ubugingo. Ujya kuri wese muri kumwe, ukaryama muri kumwe, wambaye ubusa muri kumwe, wambaye muri kumwe, uri mu birori muri kumwe, uvuga uri wenyine muri kumwe, utekereza muri kumwe. Imana ntikuri kure y'umuntu wese. Uyu banza umenye neza ko byanze bikunze igomba kukwitaho, kandi ubushake bwawe bwose bukagenzurwa nayo. Ku ngingo ya kane, nous faisons une inventaire morale de nos vies sans crainte et sans profondeur. Ushaka kwitsinda ajya gushyiraho urutonde, kora inventaire. Noneho yamara gushyiraho inventaire, aravuze ngo agatondekanya neza mu bwenge bwe, akavuga ibyamubayeho mu buzima byose, ibyamuteye ubwoba n'ibindi. Nta bwoba afite, akavuga ati ndabanza nabwira Imana ntinya, nyibwire mpinda umushyitsi. Kubera iki? Ntinzi se sinabikoze ihari, ntinzi se sinabigambiriye ihari, ntinzi se ntizi ko nabiteguye mpari. Simbanza nahahamuka, nyisanze ntuje mu mutima, nzi neza ngo nsanze umubyeyi unkunda kandi unzi. Nanjye noneho gukira kwanjye ni uko nimenye. Iyi ngingo ya kane ni uko bigenda. Ku ngingo umuntu atondekanya ibyamubayeho mu buzima, ariko adafite ubwoba imbere y'Imana. Noneho ku ngingo ya gatanu, nous admettons de vadier en face de nous-mêmes et devant notre être aimé que nous sommes de la même nature que nos mauvaises actions. Ati wemerera imbere y'Imana n'imbere y'abandi bantu yuko burya nawe ubwawe wifitiye kamere yawe mbi mu bitekerezo no mu bikorwa. Nawe ukemera kuri umunyantege imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Nicyo Pawulo yavuze, aravuze ngo Yesu yaje gucungura abari mu isi, aje gucungura abanyabyaha, kandi muri bo ni njye w'imbere. Ubwo kuri we kuvuga ko ari umunyabyaha w'imbere ntabwo byamuciye intege, ngo cyabagira isoni. Baravuga Yobu yaravuze ngo nta nubwo nahishe ibyaha byanjye nkadamu. Yobu ntabwo yigeze atinya kuvuga ko ari umunyabyaha. Noneho ku ngingo ya gatandatu, yigaragaza ko umuntu agiye kwitsinda, akaba agiye kurwana urugamba neza. Aravuze iyi ngingo tuvuyeho rero, kumenya neza ko tugomba guhagarara imbere y'Imana n'undi muntu, twemera ko turi abanyantege nke mu bikorwa no mu byifuzo. Ku ngingo ya gatandatu, nous sommes totalement préparés pour que Dieu élimine tous ces défauts de caractère. Ukitegura neza bihagije, ukagaragara ko witeguye, ko wemereye Imana ngo ariyo yonyine ihanagura muri wowe amafuti yo mu ngeso zawe. Iyi ntambwe ya gatandatu irakomeye mu buzima. Kwemera ko Imana ariyo yashobora guhanagura, kuko umwenda utimesa, inkweto ntiyihanagure, mu kanwa ntiyiborose, amaso ntiyikarabye. Uko niko ukwiriye kumenya neza. Ishati ntiyifunge ibifungo. Emera neza muri wowe ko burya hariho ibyo utishoboreye byinshi, n'ibibi ntabwo byishoboreye, ni Satani ubikoresha. N'amagambo mabi n'abadayimoni bayakuvundereza, n'indoro mbi nibo baguhindura. Bw'ibyo iyo tugeze ku byiza, yibanza wemere neza, uvuga uti nemereye Imana kwiziga yiba muri njye, yarangiza igakosora amafuti yo mu ngeso zanjye. Karindwi, avec humilité nous demandons à Dieu d'éliminer nos erreurs. Twicishije bugufi rero tuye dusaba Imana ngo hanaguraho n'amafuti. Uretse no gukuraho hindura ingeso, hari n'amafuti mfite. Kuryamira, kutoza ibintu nkabibika bitogeje, kutazinga imyenda ngiye mbese akantu kose katari en ordre, katari muri gahunda. Ayo mafuti nayo kubwira abantu ko nabagaburiye, kugenda nkajya kurata icyo nakoze, byose ni amafuti yo mu buzima.
arangiza jya wicisha bugufi maze ubwire Imana uti mpanaguraho umareho amafuti yanjye. Ku ngingo ya 8, nous faisons une liste de toutes les personnes auxquelles nous avons causé un préjudice et pour lesquelles nous nous disposons à corriger les mal que nous avons déjà fait. Umuntu ushaka kwitsinda akaba ashaka guhinduka ashaka kwezwa yaginde ku rutonde rw'abantu yaganiriye nabo ibitari byo kugira ngo nibura azabona ukuntu akosora. Turiya namubwiye tunegururiye uriya tunamubuze uriya turamanga nongeye tukora biriya ndamushuka yarangiza hariya naramuhenze hariya naririmanganije hariya naramuryarye yarangiza ngo maze ugashyiraho urutonde rw'umubare w'abantu wahemukiye kandi usabwa gukosora ikibi wabakoreye cyangwa ugambiriye kubakorera. 9, nuko ijore mare fedature ka possible ukajya ukosora ikibi nawe uzi ko wakose. Iyo umuntu ashaka kwezwa ashaka guhinduka ntabwo yategereza gukosorwa, ntategereza urubanza, ahubwo buri gihe arareba akavuga ati uko biri kose ibi byo bigomba gukosorwa sibyo, ati excepté c'est pour lesquels cela serait dommageable pour elle ainsi qu'à d'autres personnes. Gusa ugasigara ubwiwirinda icyo wavuga mbese icyo ubwira Imana gusa tukibwira abantu kuko hari igihe cyagira ingaruka ku bantu, nko kujya kuvuga ko warabimenye wasanze runaka ari kubaga imbwa niko njya numva bavuga ko bazirogesha simbizi yarangiza ngo ni inkuru ndi kuvuga yarangiza asanze ari kubaga imbwa aravuga ko n'uwagiye kwirogesha none mumbabarire nanjye wamubonye uyi ibyamukoraho buretse kubivuga kuvuga wowe byagukoraho kandi nabyo bimwe ujye ubibwira Imana bitari byo kubwira bose kuko hariho abo wabwira ukavuga uti kera nigeze nica impinja nk'eshatu yarangiza bakubona basigaye bakubona bagakinga kuvuga ati ntawe wakwizera ko yakize burundu wabona n'abaca bamaze. Rero kubw'ibyo nicyo gituma tugomba kureba ibyo gukosora tukareba niko byakosorwa tukamenya n'uburyo bikosorwa. 10, nous continuons d'effectuer un inventaire personnel. Lorsque nous faisons le mal, nous le reconnaissons immédiatement. Tugomba kujya dutondekanya ibyo twakoze twebwe ubwacu bwite nta wundi dufatanyije nawe kugira ngo turebe kandi twakora ikibi ntidutinde kukimenya no kugikosora. Mbese mu byo duhunika amakosa ntarimo, ahubwo ubika amafaranga ubika ubwenge ubika ubumenyi, ariko nukora ikibi ukibwira Imana. Ndetse mu gitabo cy'ibihano n'umuzingo wacyo wa 3 cy'igifaransa haranditse ngo marayika atura raporo ngo mbere y'uko usinzira yubanza ubwira usinzira nimugoroge kuryama ngo yubanza gusubiza amaso inyuma urebe ibyo wakoze mu amakosa akose mu mvugo no mu ngiro no mu myifatire ngo kugira ngo utaryama n'umwenda marayika agatura raporo y'uko uryamye utihanye. Rero yugerageza kureba iyo ngingo. Ku ngingo ya 11, nous nous engageons à prier, à méditer en vue d'améliorer notre contact avec Dieu. Tugomba kwiyemeza gusenga no kujya twibaza ngo tuvugurure isano dufitanye n'Imana yacu. Imana iyo twibajije iby'Imana tuba dufitanye isano n'Imana, iyo dusenze tuba dushikiranye n'Imana. None ku ngingo ya 10 yugerageza kureba ukuntu aho ya 11 ya wiyemeza gusenga no kwibaza ku by'Imana ngo uvugurure isano dufitanye nayo. Peu importe la manière dont chacun appréhende Dieu. Ntacyo bitwaye uko umva Imana ari kuzakora. Notre prière seulement pour connaître sa volonté et pour obtenir la force nécessaire pour l'exécuter. Burya isengesho ryacu icyo rimaze ni ukugira ngo tumenye ubushake bw'Imana kandi twongere tugere ku mbaraga duhabwe imbaraga zo kubishuhira zo kubikira no gushyira ibyiza mu bikorwa. Gukira ibibi no gushyira ibyiza mu bikorwa byose tubisaba Imana. Ku ngingo iheruka y'ibituma umuntu ahinduka akezwa akirwanya neza akazagera ku nsinzi étape parvenir à élever spirituel comme les résultats de ces étapes. Numara kugera ku gukanguka kuzuye kw'iby'umwuka wateza intambwe zose, nous essayons d'apporter ce message à d'autres personnes dépendantes. Niho twongera kubwira abandi ngo nabo tubagezeho ubwo butumwa batuzi ko nabo ari abinanirwe. Mettons ces principes en pratique dans tous les aspects de notre vie. Maze aya mahame yose tukacengeza mu mibereho yacu ya buri munsi kibidufashije ngo nibura bituyobore muri buri ntambwe yose y'ubuzima. Rero kubw'ibyo
reka necreriye kandi je suis avec toi. Niyo mpamvu muri Yesaya 41 avuze ngo ntugatinye ko ndi kumwe nawe. Ni Yesaya 41 twari turi ku ngingo tuvuga ngo urugero rw'umutima ushaka kwezwa. Kunda Imana, kunda amahame, kunda abantu, kunda inshingano zera, kunda kwezwa, kunda ijuru, tinya urubanza rw'Imana. Reka rero usome amagambo aheruka muri cya gitabo page ya 261 niho icyigisho kiri, ariko turaza kugera ahantu hakomeye nshaka ko tuzirikana. Abemera gutwarwa no kuvuga amagambo atarimo kwihangana bazakorwa n'isoni, batakaze kwiyubaha. Iyo ugerageza kwirinda, niyo mpamvu bakubwiye ngo page ya 263, abemera gutwarwa no kuvuga amagambo atarimo kwihangana bazakorwa n'isoni, batakaze kwiyubaha, bitakariza icyizere, kandi bazagira igishinja gikomeye no kwicuza ko bemereye kamere yabo gutakaza kwitegeka, maze bakavuga nabi kandi bahubutse. Reka muri aya masaha buri muntu wese yirinde guhubuka, yirinde kuvuga nabi, kandi ahatanire kwezwa, ubuntu bw'Imana bumuberemo umugisha, kugira ngo nibura tugire ahantu hakomeye cyane. Mbega ukuntu byaba byiza cyane iyaba bene ayo magambo atigeraga avuga. Mbega uburyo ari byiza cyane kugira amavuta y'ubuntu mu mutima, kugira ngo umuntu abashe kutita ku gushotorwa kose agirirwa, kandi yihanganira ibintu byose, afite kwiyoroshya no kwihangana. Ndasubira muri aya magambo ko ariyo ndangiriza. Mbega uburyo ari byiza cyane kugira amavuta y'ubuntu mu mutima, kugira ngo umuntu abashe kutita ku gushotorwa kose agirirwa. Bakwiyenzaho, barakubeshyera, baragutuka, barakwima, banga kunyurwa, urabaha n'undi bakabona babaye indashima, ariko ngo ujye ushotorwa kandi yihanganira ibintu byose, afite kwiyoroshya no kwihangana byarangaga Kristo. Reka ari byo intego yacu ya buri munsi, kandi aho twerekeza ubuzima bwacu bwa buri munsi, Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen.